Kurya ni igikorwa kidufite umumaro cyane, aha niho dukura imbaraga n'ubuzima ndetse nicyo kintu kidushimisha twese. Tubahaye ikaze kuri The King TV Rwanda. Uyu ni umwanya w'ubuzima. Uyu munsi turibanda ku gifu. Igifu ni urugingo ruherereye mu gihimba hepfo y'igituza mu ruhande rw'ibumoso. Uru rugingo rubarizwa mu ngingo zishinzwe igogora. Uhereye mu kanwa, ibyo kurya binyura mu muhogo byahava bigahita bijya mu gifu, aha niho tugiye kuganira. Igifu giteye nk'agafuka gafite ishusho ihese nk'umugongo w'ikibabi cy'ishu, gifunze impande zose ku buryo ibyo kurya binyuramo bitagoranye. Igifu gifite ibice bitatu umuntu yakwita ibihu bigerekeranye. Mu gice cya kabiri kigira imvubura zikora imisemburo ngogozi yifashishwa mu kugogora ibyo kurya mu gihe bigeze mu gifu. Imbere mu gifu haba ururenda rushinzwe kurinda igifu kwangizwa n'indurwe ndetse n'ibyo kurya ngo bitambuke neza. Umumaro w'igifu ni ukwakira no kunoza ibyo kurya umuntu amaze kurya. Nyuma y'iminota 30 umuntu amaze kurya, igifu gihagarika umurimo wo kwakira ibiryo. Nyuma y'iminota 45 igifu gitangira gushyira indurwe mu byo kurya no kubinoza. Ubwo hakurikiraho umurimo wo kuvanga indurwe n'imisemburo ngogozi. Icyo gikorwa kimara amasaha 2. Nyuma ibyo kurya bitangira kuva mu gifu byerekeza mu mara mato. Ibyo kurya biva mu gifu byerekeza mu mara mato mu gihe cy'amasaha 2 gusa. Nyuma y'amasaha 4 umurimo w'igogora ryo mu gifu uburangiye, hasigaye umurimo wo mu mara mato. Nk'uko muri rusange umuntu akenera ikiruhuko kugira ngo agarure imbaraga, ni nako igifu nacyo gikenera ikiruhuko ngo kigarure imbaraga. Igifu rero gikenera ikiruhuko kingana n'amasaha 2. Ibyo bituma umuntu agomba kurya nibura nyuma y'amasaha 6 ashize amaze kurya. Dore zimwe mu ndwara zifata urugingo rw'igifu. Ibisebe byo mu gifu biterwa ahanini no kuryagagura cyangwa se akajagari mu mirire, ndetse ibyo bishobora kwangiza igifu. Imyuka myinshi mu gifu, ibyo biterwa no kurya uhangayitse ndetse no kurya ibintu bikonje cyane. Kanseri yo mu gifu iterwa no kurya ibintu bidafite fibre, kurya urusenda no kunywa inzoga zikarishye cyane. Indwara muri rusange zifata urugingo rw'igifu ziterwa ahanini n'amafuti mu mirire ndetse no kutiringira Imana. Amwe mu makosa abantu bakora bari kurya ibyo kurya bihiye utabanje kurya ikintu kibisi, kandi ariho dukomora vitamine C. Kuvanga ibyo kurya bitavangwa ku igaburo rimwe, ibyo no kuvuga imboga ndetse n'imbuto kunywa bitangiye kurya. Ubundi amabwiriza y'ubuzima avuga ko umuntu atemerewe kugira ikintu anywa mu gihe ari kurya, amazi yo bikaba akarusho nta mavuta akomeye. Ubundi umuntu akwiye kunywa mbere yo kurya. Andi makosa ni ukurya ibintu bikonje cyane cyangwa bishyushye cyane, cyangwa ukarya uhangayitse udatuje. Ibyo bitera indwara y'igifu. Dore imwe mu miti wakwifashisha mu gihe ushaka kwivura urugingo rw'igifu rwarwaye: kunywa amazi ashyushye ku rugero akamuremo indimu ndetse wongera n'ikiko cy'ubuki. Ayo mazi wakanywa 1/2 cya litiro. Ikindi wakora ni ukunywa amazi mbere y'iminota 45 ugiye kurya. Fata igitunguru cyawe, ufata indimu, wongere ikiko cy'ubuki, ikiko cy'amavuta yerayo, indimu ikeke neza n'igitunguru gishyeke neza. Iyo mvange wongeremo ikiko cy'ubuki n'ikiko cy'amavuta yerayo. Iyo mvange uyihe umurwayi mbere yo kurya ibyo kurya bya kumanywa. Ubikora igihe cy'iminsi 4 mu cyumweru urangiza ukwezi. Ikindi ni ukwiye kuzirikana ko bitarenze saa 3 za mu gitondo ndetse na saa 12 z'umugoroba umuntu akwiye kuba yamaze gufata ifunguro irya mu gitondo, kurya nimugoroba. Ukwiye kwirinda kuryama nibura utamaze amasaha 3 uriye, kuko ibyo bituma igifu kimererwa nabi iyo uryamye kitarangije umurimo wacyo. Mukomeze mukore subscribe kuri The King TV. Muri kumwe na Ernest Dusabimana. Ibitekerezo byanyu n'ibibazo byanyu bihawe ikaze. Ndabashimiye.